yego by the way hari abarimu nagiye mpura nabo akaba ari mwarimu ariko muri weekend akajya gutwara moto vraiment nk'uwo mwarimu duhuye mfite agacupa twakwicara tugasangira niko koko ubyumva kimwe nawe ko irobo y'amahirwe iruta ikiro cy'ubwenge ikintu rero nashatse kurwanya nakubwiye ko amahirwe atagira ahanyura hose yahanyura amahirwe yanjye ashobora kuza aturutse ku kazi kanjye amahirwe yawe ashobora guturuka kuri ka gafamu wakoze ugahagarara ngo amahirwe azansanga abavuga se ko icyo uzaba utagihiga ahubwo kigutegereze jewe ntago nabyemera reka mbyemere kiragutegereza nutajyayo muzahurira ugomba gutera intambwe ukajya hahandi cyagutegereza bwana Felicien tongeye kukwakira muri studio murakoze nk'abo birimo meze utese ndaho ndakomeye maze iminsi nyinshi utaganirira abadukurikirana inshingano ziba ari nyinshi noneho ubu turi mu kwitegura itangira ry'amashuri ibibazo rero impande zose biba bigukurura nka mwarimu nk'umubyeyi bigatuma uvuga ariko nagarutse waje rero none se ndabona waje koko wanabyambariye by the way wambaye neza murakoze cyane wambaye neza kabisa hari abantu bazi baganira ku by'imyambarire bavuga umubyeyi umwe watanga ibitekerezo umugabo wambaye kandi wambaye imyenda imeshe yakwisemo agakote ngo aba yumva ari sawa wese kwambara neza kwa ubona gute ko nuzi agakote wagahanaga ukagateramo hari ibintu burya ntajya ntindaho cyane yego amabara arya bajyaga babivuga ibintu bitagiye ibintu ngo batajyaho impaka biri relative biterwa n'umuntu ku giti amabara imyambarire ariko nk'agasuti ka memo ukuntu nkubona ndabona ukuntu kemeye ubundi uyu ugashyizeho ubona hari ikintu added value hari ikintu kiba cyiyongereyeho iyo wagashyizeho ni byiza cyane ariko bitavuze ngo utakambaye ntabwo aba yambaye neza ariko wagira n'abagabo benshi nibura umugabo wese muri quartier kuba afite agasuti rimwe n'imwe ateramo igihe yaje kuganira nabo biri motive kame murumva kukagira ni ngombwa kuko iyo wagiye mu gitaramo cy'abahizi nyine nk'umugabo iyo icyo cyerekeje ugakuramo agakote bigaragara ko hari igikorwa wakoze urakoze cyane jya mbere rero n'icyo dufitiye mu gaseke mbere y'uko tuganira hari ikintu ushaka kubwira abantu basanzwe badukurikirana by the way reka unabanze unabasuhuza ngira ngo kubera nyine umuntu aba yaje yisanga uba ugira ngo wabasuhuje ndabasuhuza cyane abakunzi bacu abo birimo group ya group ishinzwe kubaha ibintu byinshi ibiganiro filime bigenda bizamura ibyiyumvo by'umuntu kabisa ukumva ko tugenda tuva mu guheranwa n'imirimo guheranwa n'induruburi zino si tukibagirwa no kwishima no guseka yego rero nagira ngo icyo warumbajije icyo nababwira ni ukudukurikirana mukadukunda cyane nk'uko tubakunda subscribe hafi aho share like na comment tukatubwira ibyo dukora nshingiye maze kureba mbona mwamaze kuzamuka abantu babakurikirana barenga iteraniro ry'abantu bajya mu nsengero nyinshi cyane muri iki gihugu 1,000 ntabwo wabashimira ndabashimira cyane tubafite ku mutima uwo muntu wese uzi ko yakoze subscribe vraiment turamuzirikana turamushimira n'abatarayikora kandi tubashishikariza kuyikora kugira ngo batwankuraje baduhe umukoro birumvikana kamemu n'abazikoze bakubiteho zashira hirya no hino kugira ngo hanyuma rero mugaseki uyu munsi watuzaniye iki uyu munsi ikintu rero cyanzinduye nukuza imbere yakadupfunduriye rwose nukuza imbere yawe munyamakuru niteguye yuko ikibazo cyose uri bumbaze ndi bugusubize mbese naje wese wakoze cyane hanyuma rero haba hari icyo ukeneye kumbaza hari ingingo abantu bakomeje kuvugaho kandi igenda igaragara ubona ko ino si turimo hari abantu bize bariga amashuri barazamuka gardienne primaire secondaire barakomeza kaminuza icyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu za dogitora akagira nk'eshanu na zingahe muri Afrika twagize umuperezida warize cyane amashuri pepe witwaga Robert Mugabe ingora afite lisansi n'amadogitora n'amabiki byinshi bitandukanye hanyuma hakaba n'abandi bantu ariko bivukiye gutyo Imana ibaha umugisha ibaha amahirwe urumva baratunganira ugasanga bubatse amazu imijyi barafashe bahinze imirima boroye amatungo mbese bafite ibintu utagereranya aho niho umunyarwanda umwe yavanye aravuga ngo burya ngenda birebye arabyitegereza asanga irobo urabyumva ni 1/4 cy'ikiro
amahirwe cyangwa y'amahirwe ngo iruta cyane ikiro cy'ubwenge kuko urwo ruhande wowe ujya kwihengira ni koko ubyumva kimwe nawe ko irobo y'amahirwe iruta ikiro cy'ubwenge reka mbere na mbere wenda yuko najya kure buryo umuntu atanga ibimurimo yego nk'uko izina nyine ryacu ari abo birimo ntago najya ku ruhande ngo nkubwire ibitandimo biratubwira ubu sheke numva mu buzima ngendana nayo yego kera nakuze numva nzaba doctor imbere y'izina ryanjye nzandikaho DR harikaho dara bivuze doctor cyangwa se wenda nkazagera handi babanza professor ariko kuvuga no gutaruka none se ubu uhagaze hese imbere yawe twandika wiki imbere yanjye ni Mr harya ni ibyo ngibyo n'abantu muri primaire nabona babara ba Mr nibyo ngibyo naho nahagarariye cyakoze nyine witegereje amahirwe yo kwiga wivuyemo oya ntabwo aricyo nshatse kuvuga unyumve neza kuvuga ngo kwiga zari zo nshingano nkagera ku rwego rwo hejuru cyane nuko nyine n'iminsi n'isi bigenda bijyana ku ruhande ibyo watekereje ntago nyine nabigezeho ariko mfite inshingano y'uko umwana wanjye uzagaragaza ko ashaka kubigeraho nzamushyigikira bivuga ngo rero wa mujyo wo kwiga ntago nawushyize ku ruhande ubwo rero umunyarwanda wicaye ati nusu y'amahirwe irobo y'amahirwe iruta ikiro cyose cy'ubwenge simuvuguruje cyane kubera ibyo tubona hanze niyo witegereje ugira gutyo ugasanga umuntu ufite amafaranga menshi no ku rwego rw'isi bari aba Bill Gates si bo bafite amashuri menshi ni ukuvuga ngo abize cyane ntago ari bo bakize cyane yego ariko nanone ntago nafata iyo tuvuza mbere na mbere amahirwe yego ni ibintu biza utateganyaga bikaguha umusaruro wenda mwiza ariko utateganyaga ngo ndahura nabyo muri ino nzira yego ubwo rero gutegereza nakimuhana nabyita kimuhana kuvuga ngo nzagwira amahirwe angeze kuri uru rwego ntabikoreye plan cyangwa ntabiteganyije ntabwo aricyo nabwira umwana ngo uzakurikirane ikizakugwira nk'imvura n'imvura nayo irakuba ukabona ati iri bugwe ahubwo noneho ikindi cy'amahirwe rero ntagira icyerekezo directions ngo menye ngo nimpagarara iburyo niho azansanga cyane nimpagarara ibumoso niho azansanga cyane nicara niho azansanga uwize amahirwe yamusanga utarize amahirwe yamusanga sibyo ni ukuvuga rero biba bibi kuri wa wundi utarize utahuye n'amahirwe nta yindi w'ubushona aba afite ariko uwize nahura n'amahirwe it's fine azanywa amata mbese ibintu byose bizaba ari sawa noneho naba yarize kandi amahirwe ntanyure mu nzira ahagazemo struggle zizagabanuka kuko azaba afite icyo ashingiyeho kandi n'abanyarwanda barongeye baravuga ngo himirirwe n'ikaramu ntabwo ntiramburura ni ukuvuga ngo rero buriya ikaramu ntabwo nayishyira ku ruhande nayikurikirana nkayikurikirana noneho nkicara nanjye nkategereza ya mahirwe yanyura ahondi agasanga mfite n'ikaramu yanjye nibitseho yanyura ahandi nkakurikirana noneho ya mata nzahabwa n'ikaramu ubwo sibwo naba mfite se kandi nkuze cyane ariko twaganiriye uvuga ku bintu bya statistique ibaruramibare ibarurishamibare ibintu bya statistique iyo turebye mu by'ukuri mu bijyanye no guhirwa gutunganirwa kugira ngo abakora ibintu byose bakora babikora kamembe bagamije kugira icyo bazageraho mu by'ubuzima sibyo ariko wajya kubona ukabona umwana yenda wa mwarimu ufite n'izo dogitera yaragize iyo ngiyo ariko ntabasha aracyagendana ka gakweto hanyuma undi muntu wagiye kwihingira icyayi ibirayi se cyangwa newe n'uwo mukiri n'ikindi icyo ari cyo cyose yahinga ugasanga yarahiriwe agenda mu modoka yandi twita itabona uzamo amoko y'amamodoka aba mu uyu mujyi wa Kigali turimo ariko iyo urebye abayagendamo bafite ugasanga undi muntu watangiye yicururiza mitiyu umuhanda afite amafaranga ubunyobwa afite amafaranga yubatse inzu ahubwo uramukodesha ukumva nta hari ryo kwiga cyangwa kwigisha ni ibintu bifite agaciro gake cyane kandi ugakomeza ukavuga ngo uzagwa inyuma y'ikaramu urumva utakwibeshya nakumvise cyane ariko ntago nagushyigikira kuko niba wakurikiye neza icyo nari maze kuvuga ntibivuga ko umuntu
wakurikiye ikaramu atagira amafaranga, atagira izo zikodeshwa. Ahubwo hari ikintu mbibona mu kamenyero. Yego. Kera by the way nari nzi yuko umuntu wize imibare nihereho atashobora kwambara ikote. Kubera abo twahuraga nabo wasangaga ari babandi bambara inkweto nyine yacitse, badasokoza, bagira ndumva ngo abambanjirije bize iyo mibare uburyo bitwaraga nakekaga ko ariko bizagenda. None ngeze muri kaminuza abarimu banyigishaga bose bari bafite imodoka. Abo ariko ukabona ni n'abagabo hamwe bari smart. Mbona ko bya bindi bambwiye nyiri muri segonderi babeshya, sibyo? Noneho rero ubwo birashaka kuvuga iki? Usanga iyi ntuze yo kuvuga ngo abantu wenda bakurikiye ibintu byo kwiga cyane ntibatunga amafaranga menshi, birebera kuri time. Nuvuga ngo ikintu kibatwara umwanya ni inshingano bafite gufasha sosiyete. Usanga niba ari mwarimu nyine iteka ryose aba ari mu kureba icyatuma wa mwana yigisha atera imbere, bikamugabanyiriza amahirwe yo kureba utundi tuntu ku ruhande yakora tumuha iki, tumuha amafaranga. Noneho rero ngewe icyo nagira inama urubyiruko rutoya, abanyeshuri bari kuzamuka, ni ukuba multipurpose. Ni ukuvuga ngo nkunda kuvuga animatrice wanyigishije wavuga ngo mwaje no marche pas avec utagezwe na kamwe. Gufata igihe ukagipushinga ku buryo kikwemerera gukora ibintu birenze kimwe. Niba warize ntago bivuga yuko utanacuruza akantu hari ahantu katari kajyanirana nuko kwiga. Batarjyana ibyo gupiga nyine utangiye gushakira mu mahirwe. Ntago ari ugupiga, ni ugukora kandi iyo ukoze bivamo. Nuvuga ngo apana kuvuga ngo ndi umunyeshuri ngo ndi mwarimu ngo sinacuruza. Oya, iki gihe ngezemo ngewe mbwira umwana ngo iga ubifate neza, sibyo? Ariko kandi mu myigire yawe utangire uteganye ati aka kantu nagaheraho ugire kapitali runaka yatuma ukora n'ikindi kintu. Mbese ntugende umujyi umwe, kuko bimwe navuze by'amahirwe nugenda gutya se ugasanga amahirwe Bwana Felicien hari ibintu byo kukumvamo nkumva nibyo ku ruhande rumwe, ariko hari n'imvugo za Kinyarwanda kandi twese tuzi nko kumesa kamwe. Ukavuga njyewe sibyo mfashe icyemezo, mfashe ino nzira. Hari ubigeze ngo batumira igikeri, ni umugani ngo ubugana kariho, bagitumira mu makwe menshi yose kikira naho nzajyayo. Ugasanga rero gufata byari n'ibyo ngo isuri isambira byinshi ariko igigezayo nibyo bikeye. None unaniwe ubwo kwiga kwiga ufite ubwoba yuko bizagenda neza, wameshe kamwe uvuze ngiye kwihingira ngiye kurira amasoko mpaza abantu muri business nera imbere. Ntago wanyumvise neza yenda tu. Ikintu ndi kukubwira ni ukuvuga ngo kuragira inka imwe. Yego. Nibyo hari abavuga ngo inka izabyibuha uzabona umwanya wo kuyitaho. Ariko se nigira ikibazo ukayivuza ntiyemere. Unuvuga ngo ukora ifamu, uvuga imwe nigira ikibazo isigarana izindi. Ubwo rero kandi ibintu byose ni abapadiri ndumugaturika bakunda gusoza bavuga ngo ibihe nkuko ibihe bihora bisimbura n'iteka. Biriya bihe byabo washobora guhinga imyumbati gusa ikagutunga ukaba icyamamare kuko yareraga. Ariko ubu ngubu biragoye cyane, bisaba gufata. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira umurimo uhingamo imyumbati, ariko ushyiramo ifumbire n'ibiki, ariko ukorora n'inka izaguha iyo fumbire. Uramutse uhinze imyumbati gusa ntushyire iyo nka ntabwo uzabona ifumbire. Nge rero icyo nakwigisha umwana cyane n'abandi bankurikiye n'abazakurikira iki kiganiro ni ukutaba unidirection, ni ukutagendera mu ntu zimwe gusa ya business. Ni ukuvuga ngo kurikirana ntuze yawe, kwiyubaka. Iyo ubundi wiga uba uri kwiyubaka, ni nko kugira ngo nyine ukomere. None ariko hanze y'icyo nubona ibijyanye n'akazi n'ibyo wigiye ako kazi ugakore, ariko ushobora kugira ibindi ukora ku ruhande wikoreye wowe ku giti cyawe, cyangwa se niba umwanya utabiguha ugashaka undi muntu ugira gute ubigukorera. Ariko noneho kugira ngo ya mahirwe nyine uyatege, naza mu kazi uhure nayo, naza muri ka business washyize ku ruhande uhure nayo. Nge niyo position niyo nama najya naho kuvuga. Urakoze cyane. Ubwo dusoza nk'uko Haruna bishoje, Haruna bivuze neza. Reka nshingiye ku byo uvuze, reka nanjye bisubire mu magambo yanjye. Nuko umunyeshuri
umuntu ufite igihe cyo kujya kwiga, cyane cyane ko kwiga muri uyu minsi ntabwo bikirobanura ku myaka, uwo ari we wese akwiye gukurikirana ibyo kwiga, ariko ntagendere mu karongo kamwe gusa. ariko aho ngaho ashobora kwiga yoroye ihene, yoroye inka, yoroye inkoko. nari ngiye kukubwira, noneho nanone hari abana bashobora kutwumva nabi, akumva ko naba ari mu kwiga nko mu wa gatatu azareka gusubiramo amasomo ya tronco agiye gukora akajya korora. Oya, ni ukuha ikintu umwanya wacyo, ntihagire ikibangamira ikindi. ni ukuvuga ngo ushobora kuba uyu munsi utabasha korora iyo hene, ariko ukajya kwiga ugasaba papa akavuga ati mungurire ihene nyiragize uriya muturanyi wanjye, ukaba uzi ngo uri gukurikirana amasomo, ariko hari n'akandi gahene waragije runaka kari kugira gute, kugira ikintu kazamura. Wagera muri kaminuza umwanya utangiye kuboneka, ukaba wakongera ya bizinesi, warangiza ukaba ugiye kugira akazi runaka. Urumva, hari abarimu nagiye mpura nabo, akaba ari mwarimu ariko muri weekend akajya gutwara moto. Vraiment nk'uwo mwarimu duhuye mfite agacupa twakwicara tugasangira, ugasanga umuntu ni mwarimu ariko afite ifamu y'inkoko, harya bagita ifamu ugasanga afite aho yororera inkoko. Ugasanga umuntu ni mwarimu ariko afite umutaka wa MTN hariya yashyizeho akana kamukorera. Ugasanga umuntu ndi kwibanda kuri mwarimu kuko ndi mwarimu, yego. Ugasanga ni mwarimu ariko afite ahantu yororera inkwavu, ingurube, ku buryo nyine ntabwo ugenda akantu kamwe. Ya amahirwe reka turayashakisha. Kugeza aho wageze n'ibyo kwiga babigize amahirwe, n'indi byose bagize amahirwe. Byose ni amahirwe. Ndumva washyigikiye amahirwe kuko kuruta bwa bwenge rero tubuhuze n'amashuri, twe kuvuga bwa bwenge ikintu rero nashatse kurwanya. Nakubwiye ko amahirwe atagira ahanyura, hose yahanyura. Amahirwe yanjye ashobora kuza aturutse ku kazi kanjye, amahirwe yawe ashobora guturuka kuri ka gafamu wakoze, amahirwe yawe ashobora guturuka ku muntu muhuye akakwikundira akakuremera, sibyo? Amahirwe ntagira ahanyura, hose arahanyura. Ni kimwe kwirarika ugahagarara ngo amahirwe azansanga. Abavuga se ko icyo uzaba utagihiga ahubwo kigutegereze, jewe ntabwo nabyemera. Reka mbyemere, kiragutegereza. Nutajyayo muzahurirayo, ugomba gutera intambwe ukajya hahandi cyagutegerereje. Turagushimiye cyane ku butumwa bwiza uhaye abantu bumva Ikinyarwanda, by'umwihariko abakurikira abo birimo. Turagushimiye cyane, n'ubutangira ngo tugutumira uzaza utubwire, cyane ko hari abandi bantu batabyumva kimwe, nabo tuzatumira hagiye tuzabahuza maze utubwire n'abakurikiye ikiganiro mpaka turebe ikizavamo. N'abakurikiye ikiganiro nabo bandike comment batubwire ibitekerezo, kandi nishimiye rwose guhura n'abo bantu baba batabitekereza kimwe nanjye. Muze mutubwire rwose ndahari ni kare. Naho ubundi turagushimiye, nidutane duhamagara ngo uzatwita udatinze. Murakoze cyane, ndahari rwose. Urakoze cyane. Sawa, kandi share, subscribe, turabikeneye na comment. Abantu bamaze kubyumva kandi birasobanutse, kugira ngo nabo bibarimo. Yego. Asante sana.